Nshuti bakunzi Umutera nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana. Njyewe rero ndi Leonard, iyi ni Umutera TV. Ngiye kubereka uko bakora step ya mbere kugeza kuri step ya 9. Hanyuma tugiye kwinjira tunyuze ahangaha. Ndashaka kukwereka kuva kuri step ya mbere kugeza kuri step ya 9. Turanyura kuri utu turongo dutatu turi ibumoso bwa hano hejuru, hanyuma nitumara gukandaho turinjira ahangaha kuri mainnet checklist mainnet. Hanyuma nitumara kuhinjira dukande ahangaha kuri mainnet checklist. Hanyuma nibimara gufunguka, iyi step ya mbere kuri wowe utarayikonfirima niyo tugiye guheraho. Hanyuma turaza kukubwira nuko izindi ushobora kubigenza kugira ngo zose uzikore. Nitwinjirira kuri ino step, aho ngewe bihita bigera, wowe utaraba completed kuri no step ya mbere, wowe ntabwo ariho byahita bigera. Ndaza kukwereka kuri wowe aho bishobora guhita bigera. Kwanza reka nze mbikwereke aho bishobora guhita bigera. Ngiye gukandamo, hanyuma nimara gukandamo aho bihita bigera niho uza kuza kwitaho cyane. Ubwo iyo bigeze aho ngaho ndakubwira uko biba byagenze. Aha, iyo ukanze hariya bigahita bigera ahangaha, ni ukuvuga yuko icyo gihe ushatse usubira inyuma, ni ukuvuga ngo uba waradawunilodinze Pi browser. Mbere kugira ngo ukore kuri iriya step ya mbere, ugomba kubanza kujya muri Play Store ukadawunilodinga icyo bita Pi browser. Iyo umaze kudawunilodinga Pi browser, ugahita uza hariya nkweretse kuri iriya step ya mbere ukayikandaho, icyo gihe ikakuzana ikakugeza ahangaha. Iyo usubiye inyuma usanga habaye completed, yabaye icyatsi nka kuriya. Hanyuma reka nze nkubwire ngusobanurire, utege amatwi uko step ya kabiri, iya gatatu, iya gatanu bikorwa. Hanyuma nyuma yabwo ndaza kukwereka nuko iya kane nayo ikorwa. Twagiye ubyiteho cyane kugira ngo ibi bintu ubyimenyere byose uko bikorwa. Fungura nyine step ya kabiri. Nayifunguye. Wayifunguye wayikanzeho? Haje ibiki? Hari ahantu wigeze kunyereka, hari utuzu, hariho KYC, hariho wallet, hariho mine. Nitwanyuzemo? Hari nkore kuri warrant. Okay, wallet. Hari akazu karimo hagati hejuru kanditseho wallet. Bariko ukoraho. Nigafunguka urambwira. Nyine handitseho generate. Generate niyo wallet. Nta kibazo naho ngaho. Yego. Generate niyo wallet wakozeho? Yego. Hafungutse? Hafungutse, nanditse copy. Copy? Okay, uri kurebamwe amagambo hejuru mu kazu? Ayo magambo rero niyo dukeneye ava to the ball. Amaye nka rero. Ndayafata yose. Mbere ya byose banza ukore copy, uyakopiye. Muri hano handitse copy. Gukopiya se ntusanzwe ubizi? Cyangwa nyaryo security food. Oya, gukopiya ntabwo ubizi? Ati. Copy wayikozeho? Reka nkore kuri copy. Ntacyo niba wakoze kuri copy, ubwo turayafite muri telefone yawe. Okay. Noneho zamura urebe hasi. Nabibonye. Hasi hariho iki hasi? I saved my Saved my passphrase. Ya saving nyine, ubwo urabubitse ayo magambo 28 muri iyo Pi yawe. Okay. Unlock with passphrase. Unlock with passphrase. Phone yawe ikoresha fingerprint? Akareka. Bo noneho aho hejuru harimo harimo akantu k'akazu. Kozamo agatoki nk'amasegonda nk'abiri. Uhita ukuraho, urabona ahantu handitse paste, uhita ukora kuri paste, ya magambo arahita yijyanamo aho ngaho. Kumure kuri paste. Yego. Yagarutse. Ibyo nibyo bita gukopiya rero.
Pastinga nibyo bita copy paste mbese muri make. Ego. Ubwo icyo ugiye gukora rero ugiye gufunguza nyine passphrase nk'uko wari urimo usoma hasi aho ngaho. Oya muhandi hasi handitse ngo unlock with passphrase. Urafunguza passphrase yego unlock passphrase. Funguza passphrase nyine ubwo ayo magambo 24 niyo ugiye gukoresha ufungura nibyo bari kukubwira aho ngaho urafunguza passphrase. Kuko telefone yawe iyo ikoresha fingerprint ukaba wayemejemo bakubaza unlock with fingerprint cyangwa se unlock with passphrase. Weho unlockinga na passphrase nizo ufite ngaho koramo aho ngaho. Yego. Wayabikoze? Yego. Ugeze ahantu muri wallet nyine hari akadomo k'icyatsi? K'icyatsi. Oya ni icyatsi se? Ye ni move. Akadomo? Hari uzana ngeze. Bari kunsaba ngo continue. Okay, ukora kuri continue. Akadomo k'icyatsi nakabonye hariya hejuru. Hariya hejuru wakabonye hariho na 00. Aho rero niho bita muri wallet. Wallet address ni nkuko twavuga nimero de compte cyangwa se account number. Izo nizo bagushyiriraho payi zawe mu gihe nyine hageze aho kuba wazihahisha. Si ibintu aho ntabwo bisaba kubifata mu mutwe. Ntabwo bisaba kubifata mu mutwe ariko bisaba kubibika ahantu. Urumva ya magambo twagize twagize hahandi. Yego ntugire ikindi kintu kopiya mpaka dusoje ibi ngibi. Kuko ugikopiye twahita tuyabura kandi niyo dukeneye. Noneho rero kugira ubwo step ya kabiri yuzuye. Yuzuye yabaye completed buriya. Noneho ikintu ugiye gukora ugiye guhita uva muri ibyo byose tangirire zero. Mera kuri zero cyane rwose. Tutunoza ntabwo turi budukenere. Uduki kwa tuzona kweli naguhaye. Oya umva bikansiringa nk'uko mbese nk'ushaka gusubira ku kindi kintu wishakira gisanzwe. No kuvuga ngo kugira ngo ujye kuri step ya 3 bagusaba kuba uhereye hasi hatari kuba ngo ugiye usubira inyuma gake. Noneho njye kuri ya payi yanjye. Ujye kuri app ya payi network. Ego. Wayifunguye? Yafungutse? Ego njye hahandi. Uranyura kuri twa turongo dutatu. Ndumva wabifashe mwa. Njye kuri mainnet. Nze hano kuri mainnet checklist. Cyane. Tugende kuri step ya 3. Step ya 3 tuyikirikamo nyine. Nayikiritsemo. Wayikiritsemo irafunguka haje twakazu kameze nk'akakazu. None ako kazu ugiye kongera ukoremo copy paste. Copy paste ni oya. Hepfo haranditse ngo confirm your wallet. Urabanza confirming uyemeze. Warumbeshye. Rega nuko nta ndi kubisoma simba mbyibuka neza. Konde sanditse ngo invalid pass. Urumva wagombaga kubanza kuyapestingamo aho ngaho. Subire inyuma. Oya wisubira inyuma. Reba aho ngaho hejuru harimo akazu. Ako kazu kozamo agatoki kwa kundi. Copy paste nayikoze. Ya magambo se ntajemo? Yaje. Noneho bana kuya confirminga aho ngaho. Confirm. Yego. Wabikoze? Yakunze. Noneho byakunze. Ubwo rero step ya mbere wayikoze, ya kabiri wayikoze, ya gatatu urayikoze, ni ya kane urayikoze. Noneho rero reka tujye kuri step ya 5. Twagiye noneho kuri step ya 5. Niho ndi. Kuri step ya 5 ukoramo. Yego. Wakozemo?
haje ngo how do you want to verify your account? yego urashaka gukora account verification y'iyo ntuza nyine. Hakaza verify with phone number, verify with Facebook. Iyo telefone yawe uyikoreshaho Facebook yawe? Boreka wenda dukore iya phone number ya Facebook tube tuyihoreye. Kora ku phone number. Yego. Bakozeho? Urambwira ibije? Startinga nyine. Open SMS. Open SMS. Ngaho openinga SMS aho ngaho. Open with WhatsApp or message. Message isanzwe. Bariyo winjiriraho. Yego. Wabikoze? Yego. Haje ibiki? 2308. Bo ibyo ngibyo rero. Iyo mibare urabona hejuru hari nimero baguhaye igiye kuzoherezaho? Yego, hejuru ndi kuyibona. Zera nimero nizo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkare. Ubwo nsendinge message. Uretse gusendinga nkwereka ikintu ugomba kukwibuka. Simukadi wafunguje iri kuri mwanya wa mbere cyangwa no wa kabiri? No wa mbere. Iri ku mwanya wa mbere? Hanjye nafunguje yihera. Simukadi wafunguje muri iyi network iri ku mwanya wa mbere cyangwa no wa kabiri? No wa mbere. Telefone iri gukoresha ntago ari za zindi za Airtel? Oya. Ni ya MTN? Urabizi neza ko ari ku wa mbere? Hanyuma aho ugiye kohereza urabona ugiye kohereza kuri simu ukoresheje simukadi ya kangahe? Ya mbere n'ubundi. Okay, ngaho diyohereze. Yego. Wabyohereje? Urabona message yagiye? Yego. Neza urabona yagiye? Ndikubona yagiye. Neza ubundi your phone number is verified. Yabaye verified? Okay, ubwo rero nukuvuga ngo step ya 5 nayo ibaye icyatsi. Utu numeros? Utuhe? 2308. Oya, umurimo wazo warangiye. Mvemo noneho subira inyuma tugende tureba ama step yawe ko yose yabaye completed ayo twashakaga ko aba completed. Okay, ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu. Zose zabaye icyatsi? Okay, ubwo niba zabaye icyatsi, iya gatandatu yo uzayikora ejo nyine hashize amasaha 24 nk'aya masaha ukoreyeho iya gatatu n'iya kabiri. Yamaye nkare. Icyo uzakora ni iki? 8. Nayo uzayifungura. Nomara kuyifungura scrolling uzamuka ubona ijambo hasi niba ari I agree, niba ari I accept, ibintu nk'ibyo itukoraho. Bahite baguha ahantu ho gushyira ya magambo 28. Uhite yokoreramo copy paste. Yego, uhite ukonfirma, hanyuma 6 nayo ibe ibaye confirmed, completed. 7 yo uzayikora ari uko wahawe KYC, ibyo bita KYC. 8 izavivuka ari uko KYC yawe bayemeye. 9 izavivuka ari uko bafashe payiza ugomba guhahisha bakazishyiraho hantu bita muri wallet wakoreye muri 2 ugakonfirma muri 3 ukazikubita no muri 6. Kuzishyira muri 6 ubuhaye uburenganzira ba nyiri umushinga kuzafata payiza zawe bakazazishyira kuri iyo wallet. Iyo wallet akaba ari nimero do konte yawe, akaba ari kofi yawe, akaba ariho bazagushyirira coin zawe. Nuko nguko bipanze. Oya tuzajya guhaha mu Bushinwa. Aho uzashaka kuzahahira aho ngaho. Ariko ni Kigali hazaba hari. Yamaye nka rero ntabyuzi.
ntabwo mbizi ubundi igenda bigendera mu kigare. oya va mu kigare mwana, va mu kigare. ntabwo ndabisobanukirwa neza rwose ibi bintu. Komeza ufate amasomo mwana, amasomo arahari. ko hari se ikibazo cyose uzajya ugira uzajya umbaza, ibi bintu ndabizi nta kibazo. ko hari uyu mugore wampaye link ibi bintu arabizi. Nta na kimwe azi. ntabyo azi, ni ukwikirira gusa. ugiye gukora icya mbere kwinjiza umuntu wabishobora. icya kabiri gukora ayo ma verification yose urabishoboye. hasigaye ikintu kimwe gusa ngomba kukwereka cyitwa security sako. nzayikwereka, nabonye mutaragira batarabaha uburyo bwo kuyinjiramo ngo uyikore. nibabaha uburyo bwo kwinjiramo mukayikora nabwo nzayikwereka. niyo uzaba usigaje kumenya utundi twose numvisha utugenda, ibindi uzajya ubyereka n'abandi nawe uzajya ubafasha, ahubwo ugiye kuba meyeri aho hakurya iwanyu. uzi iyi payi uzarenga imwe koko. oya ubwo ukoze utu tuntu icyo kigereranyo cy'ahantu hariya handitse 0.01 babyita reti izazamuka. ahubwo reka nkwereke uko ukora icyo bita lockup. icyo bita lockup turi kureba hano ibumoso kuri utu turongo dutatu, niho tugiye guca dukore ikintu bita lockup. kanda kuri utu turongo dutatu turi mu nguni ibumoso. tumaze kudukandaho, hanyuma turahita dukanda kuri kabiri hano handitse mainnet. yego twagiye kuri mainnet, hanyuma turahita tuzamure turebe aha hantu handitse configure lockup rate. ahangaha aba ariho dukanda, turahakanze. niba tumaze kuhakanda wowe uraza gusanga hano hari amaporosantaje atandukanye, hari 25, hari 50, hari 90, hari 100%, hari 200%. hano rero ni ibyumweru 2, amezi 6, umwaka n'imyaka 3. icyo ugiye gukora wowe ntabwo ushyira ku 100 hano, nta nubwo ushyira kuri 90, urashyira kuri 50. hano urashyira kuri 50, hanyuma hano urashyira ku myaka 3. urabona hano gutya ni ku cyumweru 2, amezi 6, ibyumweru 2 gutya, ibyumweru 2 ni gutya, amezi 6, umwaka, imyaka 3. ubwo wowe urashyira hano ku myaka 3, hano ushyire kuri 50 gutya, hano ushyire ku myaka 3 nk'uko meze uko nguko. uzamure, uraza kubona ijambo riraba riri hano, urikandeho ahangaha hasi. uraza kubona ijambo riri ahangaha hasi, uzamure gutya, uze urikandeho. uraba ukoze icyo bita lockup. uraba ukoze lockup ya 50% imyaka 3. ubwo ngubwo ibyo ngibyo nabyo urabikora gutyo. reka nkwereke ikintu tugiye gukora cyitwa security circle. turinjirira kuri iyi app yitwa Pi Network, urakandaho, hanyuma utegereze gutya ifunguke. reka dutegereze ifunguke. igiye gufunguka, ubu ngubu irafungutse. iyo tugeze kuri iyi page bahita kuri dashboard. nimba tugeze kuri dashboard ugomba kuhareba icyo ngiye kukwereka. turebe kuri uru ruhande rwa hano iburyo. wowe urebe ahangaha kuri dashboard yanyu, ndakeka ko hariho 0%, kandi hagomba kuba 100%. kugira ngo habe 100% nuko dukora ibyo bita security circle. tugiye gukora security circle, ukurikire urebe, uraza kumenya uko bikorwa. niba ufite 0% hano urahakanda. reka tuhakande hanyuma turebe. dukanze hano hantu, nitumara gukanda hano hantu turaba dukeneye gufata abantu 5 bari muri Pi Network, hanyuma tubashyiremo ahangaha. urabona ko ngewe ndabafite, ngewe mfite 1, 2, 3, 4, 5. nawe ugomba kuba ufitemo abantu 5 muri security circle, kugira ngo hariya ufite 0% habe 100%. kugira ngo rero ubabone urabigenza ute?
urahita uca hano kuri add from contact, twahakanze ahangaha kuri add from contact. Niba tumaze gukanda kuri add from contact, urabona harahita haza amanimero ya telefone ufite kuri telefone yawe. Nimero do telefone zose ufite kuri telefone yawe zirahita ziza uko zakabaye. Noneho rero uraba warojisitiye nimero 5 z'abantu baba muri Pi Network. Ufite abantu bene wanyu babiri baba iriya mu Mutara cyangwa se Nyagatare, ni Nyagatare ni Kayonza, urashyiramo nimero zabo ni babiri. Ufite na nimero yanjye ndo wa 3, hanyuma numara gukora ibintu umaze gushyiramo abo bantu 3, turashaka n'abandi babiri nabo bashyiremo. Hanyuma rero kugira ngo ubashyiremo bigenda bite, reka nguhe urugero wenda kuri nimero imwe muri izi ngizi zirahanga ngenzi abantu barimo. Dufate urugero kuri uyu nguyu, turahita dukanda ahangaha kuri iyi nimero gutya, dukandeho gutya. Nitumara gukandaho gutya, turategereza turebe uko bigiye kugenda. Urategereza, hari igihe ikibazo kiba ari network idahagije, ariko reka dutegereze turebe uko bigiye kugenda. Ahangaha biranze ibyo nashakaga, ariko reka twongere tugerageze turebe. Mu ikoranabuhanga niko biba bimeze. Urabona ko hano haje ngo do you want to add your security circle? Do you want to add to your security circle? Yes, confirm. Urabona hano haje confirm. Urahita ukanda kuri iri jambo confirm. Numara gukanda kuri iri jambo confirm, ubwo araba ari umuntu wa mbere tugiye gushyira muri security circle. Reka dukandeho turebe. Tukanzeho, urabona has been added to your security circle. Uyu nguyu yaba yagiyemo neza muri security circle. Dukenemo abantu 5. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu bose ugomba gushyiramo ugomba kubikora nk'uko uyu nguyu tubikoze, ariko akaba ari abantu uzi baba muri Pi Network. Niko ugiye kubigenza. Ikintu kiza kukunanira uraza kumbaza, gusa muri ubu buryo ushobora kubikora kandi ukabikora neza. Urakoze cyane.